uyu munsi nagerageje gutekereza ndavuga nti inyigisho y'uyu munsi wayita ngo umwuka nabamanukira, hanyuma se umwuka namanuka bizagenda bite? Ariko iby'Imana byose yakoze yabaga yabigambiriye, nkuko natwe mu kazi kacu tugira action plans, tukagira strategic plans. Bamwe bagakora y'imyaka 3, abandi bagakora y'imyaka 5, abandi bagakora y'imyaka 10, ndetse buri mwaka bagakuramo action plan ivuye muri strategic plan. Niko n'Imana buri kintu cyose igiye gukora ibanza kugitegura. Yabiteguriye herero. Iyo dusomye isezerano rya kera dusanga Imana yaragiye itegura ibintu bitandukanye izasohoreza mu isezerano rishya. Yoweri igice cya 3 duhere nko ku murongo wa mbere avuga ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Urabona ko Imana yari ifite isezerano rikomeye. Turaza kugaruka ku bintu nka bitatu. Icyambere, ijambo ry'Imana turaza no kwifashisha ikindi gice havuga ngo muzahabwa imbaraga. Hanyuma turaza kureba ngo ese niduhabwa imbaraga tuzakora iki, tuzahinduka bande? Hanyuma niduhabwa izo mbaraga ibyo Imana ishaka ko tuzikoresha tuzabikorera hehe? Buri gihe iyo Imana ishaka gukora ikintu gikomeye, buri gihe iyo Imana ishaka kuzana impinduka, irabanza igasuka imbaraga zayo ku bantu yatoranije ishaka gukoresha ibyo bintu. Mu isezerano rya kera iyo Imana yashakaga gukoresha abantu ikintu kidasanzwe yabasukiraga umwuka wera, ndetse tubona mu itangiriro aho Imana ivuga ngo rwose ntabwo ari Imana ihari yonyine, ahubwo n'umwuka wera urahari. Mu ijambo ry'Imana mu itangiriro igice cyavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima ari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Birakwereka iki? Muri Yohana igice cya mbere baratubwira ngo jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Batwereka ko jambo yari Yesu. Mu yandi magambo, mu itangira ry'ibintu byose hariho Imana yaremye ibintu byose, hariho Yesu Kristo nk'umwana, ndetse n'umwuka wera yarahari, ibyo twita ubutatu butagatifu. Bikubwira ngo iyo hari Imana, iyo hari umwana, iyo hari umwuka wera, biba ari ikintu cyuzuye gishobora kuzana impinduka. Ibyo ni nabyo Imana ishaka ko umuntu wizeye Yesu wese akwiriye kuba afite. Hakwiye kuba hari ubusabane bw'ibyo bintu byose. Ariko muri iyi minsi abantu twizeye tuzi Imana data wa twese waremye ibintu byose, hanyuma tuzi Yesu Kristo ubonerwamo agakiza, ariko ibijyanye n'umwuka wera hari ukuntu tutajya tubiha imbaraga. Ndetse usanga muri iyi minsi abantu iyo twigisha inyigisho ntabwo dukunda kugaruka kuri iki kintu cyitwa umwuka wera, kandi Imana yo ijya kugira icyo yandika buri gihe ishyiramo umwuka wera, ndetse iyo ishaka kugira icyo ikora isuka umwuka wayo ku bantu bayo kugira ngo bakore ibyo bagomba gukora. Ndetse mu isezerano rya kera Imana yashyiraga umwuka ku muntu ishaka gukoresha, yamara gukora icyo yamugeneye gukora umwuka ukamuvaho. Ariko yari ifite umugambi ko mu isezerano rishya ku bazaba barizeye Kristo, umwuka w'Imana azaza ature muri bo, babe ubuturo bw'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga bamaze kwizera Yesu batuwemo n'umwuka wera, ntabwo ajya abavaho ngo agenda, ahubwo agumana nabo iminsi yose. Icya kabiri, ubu Kristo butarimo umwuka wera nta mpinduka bushobora kuzana. Murabizi neza iyo inkoko igiye guturaga, ababaye mu cyaro bazi uko bigenda, cyangwa se abari mu bworozi bw'inkoko, inkoko irabanza ikararira amagi iminsi ingahe? 20 n'ingahe? Hanyuma iyo minsi yashira ukajya ukabona amagi yagenze te, yavuyemo imishwi. Ariko inkoko yibeshye ntirarira amagi. Hari n'igihe hari ibintu biba bitaragenze neza ikayararira, hanyuma umunsi wa nyuma wagera, hanyuma amagi ntavemo ikindi, babyita amahuri. Amagi ugasanga yabaye amahuri, nta kintu cyavuyemo. Ariko hagomba kubaho kubundikira. Hano batubwira ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru
y'ibintu bitagira ishusho bidafite icyerekezo, ariko mu bice bikurikiraho tubona kuko umwuka w'Imana wari uhari ibintu bitangira kugira ishusho. Imana itangira kurema ibintu bitandukanye ndetse ngo yabireba bikaba byiza. Bivuze ngo ikintu cyose umwuka wera yaremye kiba ari cyiza. Yesu ashimwe cyane. Yoweri yarabihanuye, niho tumaze gusoma. Yoweri yarabihanuye aravuga ngo mu minsi ya nyuma, iminsi ya nyuma itangira umunsi Kristo asubira mu ijuru, niyo twita iminsi ya nyuma. Nimwumva tuvuga iminsi ya nyuma mu buryo busobanutse, yabivuze ngo iminsi ya nyuma yatangiye umunsi Kristo asubira mu ijuru ndetse kugeza igihe azagarukira. Ibyo nibyo twita iminsi y'imperuka cyangwa se iminsi ya nyuma. Yo yavuga rero ngo mu minsi ya nyuma umunsi Kristo azasubira mu ijuru, ngo azasuka umwuka wera. Azawusuka kuri bande? Hari ibice bitandukanye yavuze azasukaho umwuka. Nzasuka umwuka wanjye ku bahungu n'abakobwa. Bizagenda bite? Nimubasukaho ngo bazahanura. Ndashaka kubabwira icyo yarimo ashaka kuvuga, ngo nibasukaho umwuka bazahanura. Mu yandi magambo bazazana impinduka. Abahanuzi nta kindi bavuga, bavuga ibintu biriho uyu munsi ndetse bakavuga ibintu bizaba. Bahanura impinduka, bahanura ibintu bigiye kuba. Mu yandi magambo aba bakobwa n'abahungu Imana nibasukaho umwuka wera, they will bring transformation. Bazazana impinduka, bazahindura ibintu. Ni ukuvuga, ariko mwitegereze muri iyi minsi, nimwitegereze muri iyi minsi murebe abahungu n'abakobwa. Ese barimo barahanura? Ntago barimo guhanura, ahubwo bamwe batwawe n'iyobyabwenge, abandi batwawe n'ubusambanyi, abandi batwawe n'ubusinzi, abandi batwawe n'ubutinganyi, abandi batwawe n'ibyaha by'uburyo butandukanye, abandi batwawe n'ibindi bitandukanye. Ntago barimo guhanura. Kubera iki? Nta mwuka w'Imana ubarimo. Bafite umwuka usanzwe wa kimuntu ariko nta mwuka w'Imana uhari ku buryo bahanura impinduka. Umwuka w'Imana aravuga, umwuka w'Imana arakora, umwuka w'Imana arahindura. Uwo niwo dukeneye. Hanyuma ikindi hano batubwira, aravuga ngo abakambwe yavugaga abasaza n'abakecuru, ngo bazarota, bazagira indoto, bazarota. Umuntu umwe yaranditse aravuga ngo abantu barota ku manywa ujye ubatinya, ngo kubera ko ibyo barose babishyira mu bikorwa. Ngo ariko ngo barota nijoro, ngo bararota ngo bwacya bagasanga ibyo barotaga byari inzozi gusa. Ngo ariko umuntu urota ku manywa y'ihanga, ngo ari very dangerous. Ngo uwo muntu ni mubi cyane kubera ko ibyo arota azabigeraho, kubera ko azahaguruka bikorere mpaka bigezeho. Ahangaha yavuga ngo umunsi umwuka wera wamanukiye abasaza n'abakecuru bazarota, they will dream dreams. Bazarota. Uyu munsi ariko mureba abasaza benshi n'abakecuru ntabwo barimo kurota, ahubwo bari mu matiku, bari mu makimbirane, bari mu nzangano, bari mu moko. Barimo bavuga ngo uriya ntuzamushake ngo nuwo kwa runaka, ngo bariya ntibuzabashake ngo ntabwo duhuje ubwoko. N'ibyo bibereyemo. Ntabwo barimo kurota impinduka. Ntabwo barimo barota babona abana babo bazana impinduka. Ntabwo barimo kurota abana babo batera imbere. Ntabwo barimo kurota abana babo bava ku rwego rumwe bagera ku rundi, ahubwo bari muri mu nyangire. Mu nyangire ntimuyizi? Bari muri mu nyangire. Ariko ngo umwuka w'Imana iyo yaje, ngo abasaza n'abakecuru bararota. Ngo nzasuka umwuka ngo abasore, yongeyeho abasore. Icyo yashakaga kuvuga ntabwo ari abasore nkatwe bicaye hano, ahubwo yavugaga young adult, abantu bagifite ingufu. Bazamenya ibyo Imana ishaka gukora, bazamenya ibyo Imana ishaka gusohoza. Ahantu hatari vision abantu bagenda uko bashaka, ariko ahari umwuka w'Imana haba amayerekwa asobanutse. Umwuka arakora, n'uyu munsi aracyakora. Iyo akubwiye ngo ntujya ahantu ugomba kujyayo, arakubwira ngo kora ibi, ibi bireke, vuga ibi, ibi bireke, vugana n'uyu, uyu mureke. Umwuka arakora. Ndagira ngo wongere, nimba koko uri umukristo, utekereze kuri iki kintu cyitwa Holy Spirit. Hari umwanditsi w'igitabo umwe wanditse igitabo cyitwa ngo Good Morning Holy Spirit.
yashaka kuvuga ngo buri gitondo mbere yuko ndamutse undi muntu ndetse n'umugore wanjye mbwira umwuka wera ngo waramutse, kuko umwuka wera aravuga, uramuvugisha mukavugana, uramubwira ngo nyobora akakuyobora. Mu kazi jya ushyira dokima hasi zananiranye ubwire umwuka wera ngo mwuka wera nyobora icyo nkwiriye gukora kuri ayo madokima. Nimba uri umucuruzi ukabona ibintu bitagenda, bwira mwuka wera ngo vayo ubundikire buno bucuruzi ubwagure. Niba uri umunyeshuri, bwira mwuka wera ngo vayo ufate ubwenge bwanjye ubukoreshe ku buryo ibi bintu ndimo niga mbyumva nkabifata nkabitsinda. Niba hari ibibazo mu kazi uri umuyobozi byagucanze, bwira mwuka wera ngo mwuka wera fasha ibi bibazo mbibonera ibisubizo. Kubera ko umwuka yaraje ngo abasore n'inkumi bahanure, abakambwe barote, abasore bagire visions, kandi yongeyeho ngo n'abagaragu banjye sinzabasiga. Mu yandi magambo, n'abakozi banjye sinzabasiga, nabo nzabasukira umwuka wera. Yesu yabwiye ababigishwa, arababwira ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu. Mu yandi magambo, muzaba abagabo bo kumpamya iwanyu, mu ngo zanyu mukwiriye kuba abagabo bo kumpamya. Uzi ko hariho abantu bakijijwe ariko mu ngo zabo abantu babamo bakaba batazi ko bakijijwe. Iyo ukoreshwa n'umwuka wera ukwiriye kuba ufite conviction. Iyo uri umukristo ukwiye kuba ufite ubuhezanguni, ibyo twizera n'ibyo duhagaraho ku buryo twabipfira. Ibintu byose bidafatitse bifutamye ntibikwiriye kubana n'umwuka wera, ahubwo umwuka yakwiye kuba akubwira ngo byigizeyo. Ntabwo ibi ngibi bibana n'umuntu wuzuye umwuka wera. Ikindi cya kabiri, muzaba abagabo bo guhamya i Yudaya. I Yudaya ni muri famiye ngari. Reka muri famiye ngari bamenye ko wuzuye umwuka wera. Niba habaye ibibazo basengere, niba habaye ibibazo bazimana guha ibisubizo, mwuka wera guha ibisubizo. Ubabwire ngo dore ibisubizo by'ibibazo mufite nibi. Muri bene wanyu babimenye ko mwuzuye imbaraga z'umwuka wera. Aha gatatu, muzajye Samariya mu ruvange, muzajye hanze ya familia, muhamye ko mwuzuye imbaraga z'umwuka wera. Muhamye mu kazi kanyu. Niba uri umwarimu, hamya ko wuzuye umwuka wera. Wigisha abanyeshuri bafate, basengere, babimenye ko uri umwarimu usenga, babimenye ko uri umwarimu wigisha abanyeshuri bagafata, bakunde. Mu kazi reka bamenye kuri bosi ukereye environnement abakozi bakoreramo bakanezera, bakagira umusaruro, bakunde, bumve. Imana ishaka ko twuzuza umwuka wera tukaba abagabo bo guhamya mu kazi kacu. Nimba ucuruza, curuza uko bikwiriye. Ibyo kukubwira ngo utibye ntago wakira, ibyo ni ukubeshya. Icyo umwuka cyose abundikiye kiraguka, ahubwo uzunguka kurusha abandi bose, kubera ko icyo umwuka atakoze ntago gishobora kuramba. Amen. Ahanyuma ngo muzaba abagabo bo kumpamya kugeza ku mpera y'isi. Imana izabazengurutsa mujye no mu banyamahanga. Ubu ngubu noneho ntago tugipfa gusanga amahanga aradusanga. Hari abantu bakorera ababosi b'Abahinde, b'Abashinwa, nibo twirirwa. Dukwiriye kubahamiriza ko twuzuye umwuka wera. Ikibazo cy'abanyamwuka b'iki gihe, umwuka ni ibyaha. Uvuga ko wuzuye umwuka gute ukiba? Uvuga ko wuzuye umwuka gute ukariganya? Uvuga ko wuzuye umwuka gute ukirirwa mu bintu bidafite umurongo? Umwuka ashaka ko tuba abagabo bo guhamya mu byo tuvuga no mu byo dukora. Umwuka nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya mu ngo, muri famiye zacu, mu kazi kacu, ndetse no ku mpera z'isi. Iyo udafite imbaraga z'umwuka wera, urugendo rwakunanira. Nimba twarasobanukiwe iby'agakiza tukaba dushaka kumenya Imana, ntabwo umwuka akwiye gusigara, kuko niwe uzatuma tumuvinga, niwe uzatuma dukomeza, niwe uzatuma ibyo twiga bijya mu ngiro. Inyota y'umwuka wera. Yesu yavuze mushake muzabona, mukomange muzakingurira, nimusaba muzahabwa. Ngo ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera, ngo yenda guha abawukeneye bose. Musaba umwuka wera kugira ngo abuzuze. Amaraso yawe Yesu, nta kindi kintu mfite, amaraso
iyo